Ndabasuje mwese ababana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Tumaze kubona ko abantu benshi barwara umuvuduko w'amaraso bakazageza igihe bajya kubimenya baramaze kuremba barazahaye, uyu munsi nabateguriye ibyo kurya bigera kuri 6 wakwifashisha wivura umuvuduko w'amaraso, wakwifashisha wirinda umuvuduko w'amaraso. Nk'ibisanzwe rero ni muganga Theophila muri kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kuvuga kuri ibi biribwa 6 uburyo wakwitwara igihe warwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa se igihe utarawurwara kugira ngo utazawurwara. Ikaze rero muhane natwe mwige mwunguke byinshi, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, ntimwibagirwe gukora share ku nshuti zanyu, ntimwibagirwe kutwandikira muri komenti kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu. Ikiribwa cya mbere rero cyiza cyane ni imineke. Mu mineke dusangamo potassium nyinshi cyane. Iyi potassium ifasha umubiri gusohora umunyu urenze. Nukuvuga ngo mu byo turya haba harimo umunyu. Iyo dufashe ibindi byo kurya birimo potassium rero bifasha umubiri gusohora wa munyu. Ikindi kandi iyi potassium ifasha kuruhura imitsi, ibi bigatuma amaraso atembera neza. Wabyiyumviye rero, nimba ukeneye kugira ubuzima bwiza, gerageza ufate umuneke umwe cyangwa 2 byibuze ku munsi, bizaguhereza igisubizo cyiza. Ikiribwa cya kabiri ni tungurusumu. Tungurusumu izwiho gufasha umutima. Ifite ubushobozi bwo kwagura imitsi y'amaraso no gufasha amaraso gutembera neza. Impamvu abantu barwara umuvuduko w'amaraso, hari abo usanga baragiye bagira ibintu by'ibinure mu mitsi, hanyuma bigafunga imitsi, amaraso ntabashe kugenda. Icyo gihe rero bisaba ko umutima ukoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo ya maraso iyasunike agende. Ariho tuzahita tubona ko amaraso nyine umutima uri gukoresha ingufu nyinshi, nyine habayeho umuvuduko w'amaraso. Nyuma y'ibi rero, nyuma yo gufata tungurusumu byiza cyane ikaba ari mbisi mu biryo byawe, ibi bikagufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ikiribwa cya gatatu ni epinari. Epinari ikungahaye kuri magnesium na potassium. Ibi binyabutabire byombi bifasha umubiri kugabanya cyangwa se kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Bikaba byiza cyane kubikoresha utararwara. Igihe wamaze kurwara ni byiza ko wivuza ugafata n'imiti, ukajya ufata na bya byo kurya kugira ngo nyine wa muvuduko ugabanyuke. Ikiribwa cya 4 ni avoka. Avoka ikungahaye ku binure byiza, ibyo twita healthy fat. Ibi binure byiza bifasha umutima gukora neza, bifasha imitsi gukora neza. Ikindi kandi iyo umutima ukora neza, iyo imitsi ikora neza, ibi byose bituma umuvuduko w'amaraso ugabanuka, ibi byose bituma amaraso atembera neza. Abantu benshi rero bakunze kurwara umuvuduko w'amaraso ntibabimenye, akajya yiyumvamo ibimenyetso ariko ntabihereza agaciro. Ugasanga umuntu afite isereri, ahorana isereri, arababara umutwe kenshi, ariko ntabihereza agaciro ngo aze kwivuza. Niyo mpamvu usanga zino ndwara zijya zica abantu benshi, kubera ko abantu batitaye ku bimenyetso. Umuntu akaza yaramaze kuzahara. Ikiribwa cya 4 ni yawurute. Yawurute cyangwa se n'amata asanzwe ku muntu utabashije kubona yawurute. Mu mata harimo calcium na magnesium nyinshi, bifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Ibi ngibi rero ntabwo ari ngombwa ngo unywe menshi cyane, igikombe kimwe ku munsi birahagije, no ko wagifata mu minsi 2 birahagije ko bitanga umusaruro mwiza. Ikiribwa cya 6 ni beterave. Beterave ifite ibyo twita nitrate nyinshi. Iyi nitrate iyo igiye ikagera mu mubiri ihinduka nitric acid. Iyi nitric acid ni ibinyabutabire bifasha kwagura imitsi icamo amaraso. Ikindi kandi ibi binyabutabire bifasha amaraso gutembera neza,
bigatuma wa muvuduko w'amaraso ugabanuka. Ni byiza rero gukoresha beterave mu mafunguro yawe ya buri munsi, ni byiza gukora amaji ya beterave ukanywa, biragufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, cyangwa se niba utaranawurwara biragufasha kukurinda kuwurwara. Ntabwo ari byiza ko umuntu ategereza kwivuza, ahubwo icyiza ni uko wakwikingira, ni uko watangira mbere wirinda nyine bya bindi bigutera umuvuduko w'amaraso, ni uko watangira ukoresha bya byo kurya bikurinda kurwara umuvuduko w'amaraso. Ikindi kintu ntareka kukubwira, ntakwibagirwa kukubwira, ni uko nubwo waba ufata ibi byo kurya, nubwo waba ufata imiti, hari ibindi bintu by'ingenzi ugomba kwirinda. Ikintu cya mbere, ugomba kwibuka ko ugomba kugabanya umunyu n'amavuta mu mafunguro yawe ya buri munsi. Icya kabiri, ugomba kwirinda stress. Icya gatatu, ugomba kugerageza gukora siporo. Nubwo abantu benshi bibagora, ariko nyamuneka gerageza ukore siporo, biragufasha. Ni ingenzi cyane rero kumva ibiganiro bivuga ku buzima, ni ingenzi cyane kwita ku buzima bwawe, ni ingenzi cyane kwiyitaho, kuko nta wundi muntu uzaza kukwitaho, wowe wenyine ni wowe uzamenya icyo umubiri wawe ukwiriye. Ni byiza rero kwirinda mbere aho gutegereza kuzaza kwivuza. Nkomeza mbashimira ubufatanye bwanyu, nkomeza mbashimira ko mubana natwe, nkomeza mbashimira ko mwumva ibiganiro bivuga ku buzima, byibuze mumpa icyizere cy'uko mu minsi iza hari abantu rwose bazaba bameze neza, indwara zizagabanuka. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mwiyiteho, mukomeze mwubake ubuzima buzira indwara, Uwiteka akomeze abiteho, abahe uburame, abahe amagara mazima.